Abanyeshuri nizere yuko mumeze neza aho muri mu gihugu cyacu, nizere ko mwese muri amahoro. Uyu munsi nta kindi kituzanye uretse kubabwira rwose, mwe banyeshuri mushoje senior 6, tugiye kubabwira igihe amanota azasohokera ndetse n'igihe cyo kuba mwatangirira kaminuza bazakomeza, ndetse n'abandi mwese mwifuza kuzajya muri kaminuza zo hanze. Ayo makuru turaza kugenda tuyagarukaho muri iyi video. Gusa munyemerere, nk'ibisanzwe turi kuri DJP Global Hub. Umuco wacu ni ukubanza guha ikaze abatuganye ari ubwa mbere, ndetse namwe mwese mugeze kuri umwe ari ubwa mbere, twabashishikariza gukora subscribe ndetse no gukora ku nzogera. Tugiye kubanza dusome muri Yesaya 41 umurongo waho wa 10. Sinzi namubyumva. Yesaya umurongo wa 41 ibice 41 umurongo wa 10. Umurongo wa 10 uravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Reka twihute dusoma 45 Yesaya umurongo waho wa 2. Haravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibirindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Imana ya Isirayeli, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranyije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Mwumvishe imirongo dusomye ahangaha, nta kindi nabwica nigamije kwigisha ijambo ry'Imana gusa. Bijya biba ngombwa mu gihe tubona ibintu bikomeye. Turi mu bihe bikomeye aho amanota agiye gutangazwa ya senior 6. Ahangaha iyo umwana atsinzwe cyangwa se agiye munsi y'amanota 50 asubiramo cyangwa se agasibira, ariko tubanje kwiyambaza ari amagambo tugira tuti Imana muri make izabigenze neza, kandi babandi batumvaga ko wasoza amashuri bose nk'uko Imana ivuze ati nzakujya imbere, bimwe ubona bikomeye nzabyoroshya, handi wabonaga bigoranye hose wagiye uhatambuka. Ni koko wowe wabashe kumvira ijambo, nizere ko hari imbaraga wongeye gusubirana, ndetse hari n'ukuntu bibashe kuba byagenda. Reka noneho dukomeze tureba icyatuzanye uyu munsi. Nk'uko nababwiye tuje kureba noneho igihe amanota ashobora kuba rwose azatangarizwa byihuse. Ahangaha tugiye kuba twifashisha evidence dukura muri University of Rwanda. Ahangaha murabona ko turi kuri University of Rwanda, abantu muri gukurikirana rwose, kandi nizere yuko mudacikwa. Ahangaha ni kuri University of Rwanda. Reka twihute hano, twari kuri University of Rwanda. Reka twihute hano tugira vuba hano. Reka turebe. University of Rwanda yatanze itangazo tugiye kwifashisha: academic calendar for continuing undergraduate student, all academic program except the CMHS intake 2 and all graduate postgraduate academic program academic year 2026-2027. Ahangaha ni itangazo rireba rwose abazatangira kwiga 2026-2027. Ibi banzu byumve neza ushoje senior 6 ibi ngibi, ndetse namwe murabizi ko iyo ugisoza University of Rwanda ifungura amarembo. Ariyo mpamvu tuza no kubagezaho mbere gatoya muri video turaza kubereka ikigo cyabafasha mu bintu bya application. Iyo mushoje bisaba kujya mu mwaparenge namwe mujye kwiga University of Rwanda, mukomeze amasomo yanyu. None byumvikana ko rero mu gihe University of Rwanda iso itangazo ry'igihe abanyeshuri bazatangirira, ni nako namwe muba mugomba kuzajya gutangira umwaka wa mbere mukurikije iyi kalendari. Niyo mpamvu twifashishije amakuru tugiye kurebera hamwe igihe gishoboka ko amanota yanyu azasohokera. The calendar for academic year 2026-2027 applies to continuing student in all undergraduate academic program. Ahangaha kubakomeza the academic year 2026-2027 shall officially start on 14th September 2026 and end on 2nd July 2027. Bivuze ngo umwaka w'amashuri 2023-2027 uteganyije gutangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 2026 ukazasozwa
ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2027. Bivuze ngo ushoje senior 6 iki ni igihe cyo gutangira amashuri muri University of Rwanda. Byumvikane ko namwe amanota yanyu nta kabuza azasohoka mbere y'izi tariki 14 z'ukwezi kwa 9 2026. Ariko ukibaza ngo none se ubwo ni itariki zingahe? Nizeye ko dukomeje kubana tukarebera hamwe evidence zitwerekana nibura igihe cya nyacyo amanota ashobora kuzasohokera. Hano each semester, hano nituvuga semester abantu muri kureba kuri screen, nituvuga semester ku bantu mwari muri senior 6 mu bintu bigiye bitandukanye. Iyo tuvuze semester ni nk'igihembwe. University of Rwanda igira semester ebyiri, muri make igira nk'ibihembwe bibiri. Niyo mpamvu hano bavuze ngo each semester should include the following key academic activities and duration: teaching and learning, 15 working weeks of semester. Muri make ahangaha barimo baravuga ibintu bizajya biba biteganyijwe muri buri gihembwe, harimo ibyumweru 15 byo kwiga for semester 1 and 15 working weeks for semester 2, ndetse n'ibyumweru 15 byo kwiga mu gihembwe cya kabiri. So ahangaha nizere ko hano mwese tugiye turi kumwe neza cyane. Gusa nyiri kuri iyi ngingo, abanyeshuri bashoje senior 6 tumaze kubona ko umwaka w'amashuri uzatangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Twabonye ko bishoboka muri make hano ikintu giteganyije cyangwa se ikintu gishoboka cyane nk'uko mwabibonye abo mwaka ushizeho byarihuse cyane, amanota yasohotse bahita banakomeza bapurayinga, ndetse namwe ibi ni ibintu bishoboka cyane kuko mu gihe University of Rwanda itanze iri tangazo bivuze ngo mu matariki rwose mu matariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 aho ngaho amanota agomba kuzaba yarasohotse, ndetse na application official announcement for applicants nayo igahita isohoka direct. Bivuze ngo no kwa applyinga bizakorwa muri icyo gihe bidatinze. So niyo mpamvu rero nyiri kuri iyi ngingo yo kujya kwiga, kujya kongera ubumenyi muri University of Rwanda, kujya kwiga rwose. Ahangaha nabwira abanyeshuri bose bashoje, hari link duhora dushyira kuri muri description, muri comment ya mbere biri pinned kuri buri video igaragaza abantu bagufasha kwa applyinga. Abo nabandi ni application guidance. Iyo uri umunyeshuri ushoje senior 6 wifuza gukomeza muri kaminuza za prive, muri kaminuza za leta, muri kaminuza zo hanze, ndetse ufite n'amahirwe cyangwa se wabona n'amahirwe cyangwa se hari n'amahirwe hari yo kujya kuba wakora akazi hanze uba ubyifuza, application guidance ibigufashamo. Ni nayo mpamvu ngiye kubanza kubareka kuri screen mukabanza mukabarebaho gatoya, ubundi tukagaruka mu kanya dukomeza. Iyo ni application guidance. Twagiye. Ngira ngo mwayibonye application guidance itanga different opportunities, itanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amahirwe menshi atandukanye ku banyeshuri by'umwihariko bashoje senior 6 ndetse n'abari mu nzira yo gusoza, ndetse n'abashoje amakaminuza, kuko babafasha kubona visa, kubona documents zisabwa kugira ngo umuntu abashe kuba yajya hanze, kubona scholarship ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, kubona amahirwe menshi agiye atandukanye. Nizere ko mwe mwese twabanye mwagiye mugubwa neza, kandi nizere ko amakuru tubahaye hari ikintu abafashije mwese mushoje senior 6 mwese rwose, ndetse na nubwo ari abashoje senior 6 gusa, kuko hari na video zagiye zibanza twagiye dukoraho twereka P6 na senior 3 igihe amanota ategereje kuba yasohoka. Byose biri muri video zibanza. Hari video ibanza rwose mwanayikunze muri benshi, mwakongera mukajya kuyireba ku banyeshuri ba P6 senior 3 mukareba igihe amanota azasohokera. Nibyo ngibyo rwose twari dufite umunsi kubagezaho, ndetse nizere ko bigendeye n'ukuntu amatangazo ya NESA amaze iminsi bigaragaza ukuntu rero gukosora bihuta, nta kabuza ayo matariki tubabwiye rwose niho amanota azasohokera. Kandi uko twatangiye dusoma ijambo ry'Imana, nimutinye, nimugire ubwoba, nimuhangayike, byinshi mubona bisa nkaho bikomeye
oya muzahatambuka. Abo batifurije gusoza mwarashoje byarakunze, hari abagiye bahura n'uburwayi bugiye butandukanye ariko bagiye bakira, mwese twizere ko muzagenda mugubwa neza. Reka noneho tubashishikarize kwinjira muri application guidance, mujye mubona amakuru yisumbuye ndetse munafashwe gukora ama application kugira ngo muzabambere mugeze muri University of Rwanda, kaminuza nkuru y'igihugu cyacu. Kandi byaba warize byose, uwize TTC, uwize TVET, uwize REB cyangwa se uwize ibigendanye n'amafaculty cyangwa se n'amacombinations agenda aboneka muri NESA, mwese nizere ko mugiye kujoininga asige mukazajya mubona amakuru agiye atandukanye. Kwinjira ni ubuntu, gusa mu minsi ya vuba biraza kuba bisaba amafaranga. Murakoze cyane, ni iki ngicyo twari bafite kubagezaho uyu munsi. Ibiganiro byacu kuri DJP Global nakagaruka, mukomeze mudukunde kandi mudusure cyane, murakoze kabisa.